Hey guys, twizeye ko mumeze neza natwe tumeze neza. Welcome to our YouTube channel. Ni Arlene na Mutware Nicole. Iyi YouTube channel izayica ibintu byinshi bitandukanye, ibiganiro, amasomo y'ubuzima. Nyine I hope ko muzabikunda. So rero uze gukora subscribe, dore comment, tubwire ibyo wifuza nyine twazazana. Yes, mukore na like, na sharing. Mudufashe kabisa. Ariko uno munsi tugiye kuganira nyine ku bucuti bwacu ko usanga turi inshuti, hanyuma tugiye ibintu tubazanye kugira namwe mutumenye, tutazaza tubahereza ibindi bintu mutanatuzi. Ubwo tugiye kuganira agacenshi ko kubazanya utuntu tw'utubazo tumwe na tumwe, hanyuma mugende mutere comment uko mwabibonye, murayikinge, mukore subscribe, musharinge, mutwereke urukundo. Urumva tuzatuboneka, ntabwo muzatubura. Ako mbise kunavuza akazina kanyeho Nicole na Arlene. Nk'abantu mwiri zina kugira ngo nzabashe kurivuga. Arlene, Yesu. Byarananiye ariko kugira izina neza mama. Ako tsiga ndivuga neza. Oya ntago ari buri gihe. Nyine bivuga ngo Arlene. Sini turi inshuti inshuti ngomba kumwisanzuraho. Ngenda ajya gupanika ngo Arlene nge pronouncing izina ryanjye neza. Okay, Arlene. Murakoze. So rero guys, umunsi tugiye gutangira tubazanya Nicole. Banze bamenye ngo Nicole ni muntu ki. Urumva bamenye ngo Arlene ni muntu ki. Tugiye kujya tubaha utuntu twiza cyane. I hope ko muzabikunda. Ni kuri mu support. We need your support. Anyways, ndakivuze. So twatangira se twabazanye cyangwa I do not know. First of all, cheers. Ku buzima bwacu. Cheers nawe. Ariko umuntu agenda abinkumi ukuntu kambwira kera bajyaga badusohokana nkibona fanta kubita ku muntu no habaga hakiri imihe cyemeye nkabandakuriye mpaka ngejeje ko kundi no umuntu akurura wageze hasi gashizemo akajya bivuga umva twajyaga kuva aho twasohokeye mwe nka fanta nk'eshatu ariko ubu nsigaye nabaye inkumi gakura ko kundi kavuga ibintu birasebanya mwana. Ako uko byavugaga no mama kahita ndeba kase wagiye usirimuka nkavuza ikintu kagira ngo navukiye kumva ni ibisazi. Technology first of all ugiye nyine ngomeze ngutanga nyine mubaze. Ugiye kutubwira ntubite ko nkuzi nubwo nkuzi ariko it's okay ntago mbimenyereye urumva bite ku bintu nzi nyine wowe usubize nk'uri kubwira abantu badukurikiye abanyarwanda bakeneye kumenya cyane ko ngenda kuzi. Ugiye kutubwira amazina yawe yombi tubwire iwanyu urumva tubwire ikintu ukora mu buzima busanzwe. First of all, my name is Arlene Mubyeyi. Ngiye ndibuvuge mu gifaransa nize kwatira ubwoba timuze kwikanga. Amazina ni Arlene Mubyeyi. Mu rugo iwacu. Mu rugo iwacu. Mu Bugesera. International Airport. International Airport si Kanombe we. Ariko niho bari kubaka ikibuga noneho mu Bugesera. Kamembe ni kanyu. Kamembe se ko ari Nyamasheke. Kamembe ni ikibuga. Muze kutubwira Kamembe ngiri he Nyamasheke ngo he. Kamembe ni Cyangugu. Rero ikintu ndi kubwira bari kubaka mu Bugesera so bari kubaka ariko nigezemo kari mpuzamahanga. Yego mpuzamahanga nako tuzamukira cyane. So wacu mu Bugesera hari ikindi amajene ni. Ikindi nakubajije nyine nicyo usanzwe ukora mu buzima busanzwe. Ikintu nkora ndi umunyeshuri. Niga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza. Biga iki se mama? Niga mu ishami ry'itangazamakuru. No munyamakuru no mwarukuru mu mubona uko. Buriya hari umuzagenda mwumva gake bihayindi muvuga to no muntu mwasanga hari nk'abantu bamufana ariko mutamubona mutanzi nkora kuri radio. Akora kuri radio. Technology ngo ngiye ndashaka kubaza byambera yakubajije. So nawe tani. Who is Nicole? Nicole ni muntu ki? Hanyuma navuze ndavuga mu gifaransa. Ndakwibujije. Amazina yawe mu rugo ni he? Nicole ni mwana wakangiye mu rugo. Ikindi Nicole akunda gukora cyangwa nyine akunda cyane. Kandi kubaye cyane murakoze. Bingo murakoze. Okay. Amazina yanjye nkuko nabivuze mbere nitwa Nicole Munezero. Ndi umuntu hano Munezero kumbona nyine mpora nseka kumbaza ibyo mba nseka ariko nuko. Ikindi iwacu ni Kigali
Kigali hagana Kigali mu nini? karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Okay, Indera. Indera. Abantu ndabaza bari buze kwanga bafite ubwoba shango ngo Indera mu basazi. Basazi. Ari nyine ngiye kuntu byangiyemo ko abantu batavuga ngo Indera ngo mu basazi ibiki bita ni excuse hakiri kare ngo Indera mu basazi. Ikindi ndi umwana wa kangahe wa kane. Ndi umwana wa kane mfite papa na mama. Iya. Icyo nkora mu buzima cyangwa kimwe No, ukunda gukora iki? Nyine iyo muri free time yawe ukunda gukora iki? Kumva indirimbo. Okay, iyo ntari kumwe na Irene ngo turi mu bujajwa turi guseka twasamye mba numva indirimbo noneho mba mvanga njya mu z'Imana nkajya mu mapiyano nkajya mu biki nyine nkunda kumva indirimbo nkajya nk'ahantu nta muri kundi nkabyina nk'ivi inyuma Kumbe njyambye hagize nk'umuntu ushyira kamera mu cyumba ndaramo byaba ari ibibazo nyine ndabyina ibintu nk'ibyo iyo ntari kumwe n'inshuti zanjye nyine nisanzura ngo dutere story duseke ndi mu ndirimbo. Hanyuma noneho ukanga gukora iki? Ikintu cya mbere nanga gukora ntaga kubyuka ni ukuri mba numva naguma mu buriri kandi ibintu mba ndi gukora madamu umunyamakuru ntabwo baba binyemera kuryama ariko icyo kintu nanga gukora kibona iki nanga kwicara nyine ahantu ndi bored nyine ntari guciringa n'abantu ngo mbe ndi kuvuga kwicara umwanya munini ntavuga biranze. Si no kwicara avuga ngo kumara umwanya. Okay, kumara umwanya ntavuga. Apana munini ntabwo ukeneye munini. Mutoya. Kumara umwanya muto. Ndavuga pe ikintu nkizi. Uko waba umwana kose utari kuvuga. None se wavuze ko ukunda kumva indirimbo. Yeah. Nuhe muhanzi ukunda cyane hano mu Rwanda? Umuhanzi nkunda cyane hano mu Rwanda rero nandi umuntu usibye ko yatumye umutima wanjye uhagarara nta ndirimbo duheruka ntaki andi muntu we nkunda ariko hari uwo maze iminsi ndi gukunda cyane Chrisize maze iminsi ndi kumukunda uriya mutipe nta ndirimbo n'imwe yari yasohora ngo ireke gukunda kandi ndabona izarakunditse man arakunditse indirimbo ze ziba ari hit umva ntizijya zivaho shokora bimaze nko kugira nka emirenga kuri YouTube gusinze kandi imbere n'umwana ni umuhanga noneho uburyo nyine leta yovokaminga ibintu kava mu bintu bibi baba yahuye nabyo akahitaza arakwinspire twarabikunze yanyispira cyane. Okay, none se wavuze ko uvangavanga gospel kumva sekira kumva nihe ndirimbo ya muhe muhanzi wa gospel kumva so Simon kubera iki? Impamvu mukunda uriya rero nawe nyine azi gukora indirimbo abafite imirongo myiza ikindi mukundira ntabwo areba ku bantu bamwe akora iz'ikinyarwanda agakora iz'igiswahili akavangamo icyongereza ku buryo nyine buri muntu n'ururimi yumva yakisangamo kandi aba afite indirimbo zifite ubutumwa. N'iki kiganiro gifite ubutumwa by the way indirimbo ze zifite ubutumwa ikindi kandi nkunda live z'indirimbo ze kuri akora nyine live urumva noneho ukuntu akora igiterana abantu bakaza buro yego nuko nanjye nawe nka mukobwa wa musarira ati Israel mbonye yafite n'ifoto ye man akora urukundo man urukundo rubaho ariko ngo numvise ngo nakadege akora urukundo takadege wujye ukagiraho kadege ko umuntu niga segonderi nakagize kandi umuntu mw'abantu wagiraga ifoto ye ifoto ye narayigiraga sha muntu uza muri agenda nakagiraga reba uzi ifoto nagiraga reba ko kundi ku babyita ngo iki ngende twafunikishaga nyampinga hari ifoto yiwe mana nziza naragendaga kata mu mutwe wiwe wonyine ndaje ngenda cyane muri agenda yanjye nandikagamo ngo nimero ngo nandikamo indirimbo nkunda ntiwamenye ibya segonderi ariko ubwo nyine byagiye bigabanuka ko ntabwo ariko kutuye indirimbo ntabwo dore ko kumubona ko nyine ndacyamukunda nubwo Chrisize yamutanze nyine yamugiye nuko Chrisize yamugiye muzagashye ino ndirimbo nayo ifite ubutumwa umuse nase nk'ubu ugize amahirwe yo gurana andi niki kintu cya mbere wakora muri ako kanya nkubaka mukuzanira hano ngiye kuntu meze nyine mba numva mwe n'umuntu mfana mba nahinze nyine kuntu ntaramubona mba numva ari ibintu byadanje ngiye kuntu meze nkwe n'umuntu mfana cyangwa umusitari imbaraga mitanzibura sinabona imbaraga zimwaka ifoto sinabona imbaraga zimusuhuza nyine sinzi bitabinanira mpita nyine mera nkaho nsanzwe muzi dusanzwe tuzanye mpita mbona ari umuntu usanzwe nyine ariko mu mutima cya kimeze gutya nyine bitabinshiramo pe ntabwo nyine mbinkundira kwita mvuga ati wamaye ifoto tukavugana wasanga gusuhuza bitabirangiriraho nk'ubu nguca no kumubona hariya nicaye ahangaha kuno turi mu kiganiro amata nguma nyine nkaho ntanamubonye kandi mu mutima mba nenda gupfa ariko sinabona imbaraga zinjyanayo ibyo bintu si ubwo turabyita iki hari ababyita kwiyemera ariko si ukwiyemera nanjye umutima wanjye uzi ukuri ariko Imana izamfashe basi nimara nawe bizabe biretse mbashe kumuhobera basi mbashe kumuhobera
Okay. izi zose hanyuma kamubazi ni izihe memories utajya wibagirwa ku bucuti bwawe nawe tujyanye nawe harimo dushya twinshi ubuzima hari umuntu ugeze kumbaza ikibazo ngo ese ngo ubuzima bwawe bubaye muvi ngo bwaba ari ngo yaba iyo muvi yaba ari romantike yaba ari crazy yaba iravanze zero njyewe ubuzima bwanjye bwatangiye kuba crazy ndarenganye kuva umunsi dutangira kuba inshuti man nyine uri umusazi kuba inshuti irangiye bisaba utuma mba crazy ariko ndabikunda by the way so rero ikintu nkunda yego ukuntu uri kubisasira wagira ngo kuvugisha perezida inde ndi perezida by the way madamu munyamakuru yego madamu bwana urumva ikintu nkunda cyane cyane kuri friendship yanjye nawe harya memory twagize memories apani z'ingenzi mwenda n'eshatu eshatu ko zaba izo zihari nyinshi ariko iz'ingenzi ziri most kurusha izindi iz'ingenzi iya mbere ni nangiye kwiryagagura kwirya se so n'igihe tujyana mu bukwe bwa brother ntakora musinzabibagira ririya joro twara ndashya uburyo nagiye kuri moto meze ndabyibutse bro utagaragara ntagaragara ariko ngereye urigomwa mani turazengurukana nkagushura kubera ukuntu afite stress ariko mani nyine uriya munsi nibwo navuze ati yewe data n'umwana ajya arakara nari ntarabona rene yarakaye ariko ku munsi w'ubukwe bwa musaza mani nari najagaraye mani ukanya understanding nkagushibura nkagira nka tabati ariko njye narabibonaga mani se ibintu byinshi nyine narabikora naravuga ati mani umwana nyine nyuma nkatekereza si umwana ari kumfasha ntabwo ari ibintu by'iwabo n'iki akora ukuntu ndi kumushibura nyine nkumva ndiga ariko n'ubundi nanjye kubera situation nari ndimo bigatuma ubikora nawe nkagushibura iya situation umuntu ageramo akananirwa kwifata nyine ririya joro ntabwo nzaryibagirwa uriya munsi ukuntu wari wabigize ibyawe nkarakara n'ubwo ati mani ugiye gukoresha amaretushe harya ibikiza umva navuze ati sindi bujye mu bukwe nafunze neza imisatsi umwana ndarakara uyu ati nta gaciro uri kubiha ubu usiga imisatsi urumva ariyo ibabaye navuze ati koko ndetse nawe mu bukwe bakaba mana nyine ariko urabyihanganira natwe turagenda twavuye mu mujyi twageze mu mujyi nka saa 10 twahavuye saa 5 z'ijoro noneho ngiye kambabwira ndi umwana w'i Kigali navukiye i Kigali ariko kumbwira ngo njye mu mujyi ngewe umuntu aranambura ariko burya simba nzi ngo ndihemba nambuka mfite ubwoba ntinya umuhanda ku rwego so uwo munsi rero narawukunze undi munsi nakunze ni umunsi tujyana i Musanze ariko ndashya by the way nyine ukimbwira ngo ikintu utanyegereza umutima ku buryo niyo naba nanicwa nifitiye nari igiceri mfite turaguza akanyigura nuko umwana tujyana i Musanze arambwira ntabwo ajya arya mu modoka ariko sindeganye ko ubivuze niko urakunda kurya amani niko urakunda kurya umusanzwe rero arambwira ngo mu modoka ntabwo ajya arya njyewe nari nisonze twari twabyutse ijoro twari twararanye ijoro turi gutegura imyenda yo kujyana ku mazi twari banze i Musanze ariko nyine twabanze Igisenyi twabanje Igisenyi turi bujye kurara i Musanze turara dutegura nyine imyenda twashyushye abantu twari twararanye tubabuza gusinzira none ko rero tugeze arangana agajya mu modoka twavuye mu rugo nta kintu dufashisha njye nari nshonje mbese nari nafasitinze wenda ako nari nshonje nagiye bwa mbere twaguze ari biswi bwa mbere twaguze biswi umenye tukiri hano i Muhanga wayiriyeho biswi nari ntayiriyeho noneho tugeze ahantu ntabwo nibuka niba ari za Mukamira mani ni ukuri nari nshonje ngura ikigori noneho yagiye kugura ikigori ndibugishwa ngo uhuye ngo gura kimwe nagiye kugura bibiri ndabwasha numvaga nawe yashonje nuva niko reka ngure bibiri niko arambwira ati no reka mani ngo yangugura kimwe mu gihe ntabwo njya mu modoka mani sinyiguze arangije aca mu minota 2 ngo mvuniraho maze kugitonora ngo mvuniraho mani uramutse aheze nzabibagira cyazi narasebye mani nyine ndabunga mani ngare imodoka iragurutse ngo nkuvunire noneho ukuntu uvuga inkuru karira n'umwana ntajya arira mu bintu biri seri ariko ndi birarabizi mani noneho muvuniraho ngenda mo noneho tugeze ahandi mu yindi gare tugura imineke none ku kantu k'ikigori tubyibuke muri uwo mwanya twari duhagaze amaze kumvuniraho imodoka yagurutse nyimaze Igo sheri kandi yarabona nayo yirya mu modoka mana we narahiranyije uriya munsi nanje tugura nyine none igura kamara za sensa agaseri takagura ngagende ashunaho gato ngende ni ko yari imineke itanu nari imineke itanu nabwo imodoka yahagurutse tumaze agaseri kandi mani yari hamwe nagajya bya mu modoka
tugereyo tujya ntabonye aruka ndabasema n'umuyangiye iki koko tugure nayo gato ntabwo mbaho rero icyo kintu ndagikunda. Ikindi kintu ubwo ni iya kabiri ugiye kuvuga iya gatatu ni kuri birthday yanjye tujyana mu Bugesera. Okay, birthday yanjye nyine mu kwa cyenda kuva itangiye waraje turirigwana niko ndivuga oya kambere ka Fred ataza byo kurira bya bindi. Okay, urumva noneho tujyana nyine turaza tujya koga turasohokana amagift. None yarabwiraga ngo yanzaniye gift nkabona na envelope kadafite nkabona ntacyo na kimwe kumva akantu yari yanguriye nyine akantu kabikika no mu mufuka. Turaza arakampa tujyana no mu Bugesera mani nyine Nikore ni umuntu ukunda gukora ni munyakazi by the way. Ndahira Arakora nyine byose kona bise. Noneho ngo byari surprise anniversary yanjye. Uramutse narase. Nikore njye mbwira yamenyereye nkafise Nikore ko muri kureka kigenda nawe nyine wacu ni mu cyaro. None umwana w'ikigaragenda. None usinari imazi nataka mu nza barageze mu mwamujyanye kumbe simenye ko bari gupanga anniversary yanjye ngo yajyanye n'abandi bajama. Bakamwe ati Imana ari ruguru mu nzu ya ruguru ko hari nyine mu rugo ya ruguru ihari. Ya mu nzu ya ruguru haba tukitarima. Kandi mfite n'undi mushuti wanjye twajyanye nawe twicaye tukigira story. Wa mushuti ngo twe twamusabye ngo twese tutagenda akaza kubona tudahari akibaza icyabaye. Kumbe twagiye mu Bugesera twajyanye nawe tuzi ibyo tugiye. Noneho Nikore birangije ngo ubwo yaragiye kugura doy boro bamanika. Nyine imitako. Ya ni ngo happy birthday nyine babandi biba byanditse. N'ibintu by'ibipirizo ngo byo kudekora. None Nikore nani nitaye. Nikore azabicigati. Uramuzi sha warambabaje. None ko twe twabigize ubwiru twabihishe turi kujya kuganira ibintu byo guteka n'ibiki tukajya mu nzu ya ruguru. Nikore sha uramuzi. Ako ushabuze kwijijisha. Sibona wagira ngo ntabyo bamenye kandi nawe babihoye. Wama nukuri nyine nago ndabona nyine babona ko basi nyine bakora ubusa. Man nyine byaramubaje naye. Nikore azabicigati gutyo iri kumubona agitunga n'inge mu twase dukwitana amaso. Twakubitanye ari kumesa yicaye ku muryango. Nza ndi kwiruka nganzi kadari mitamuca imbere mbifite. Narebye gusubira inyuma. Ndeba kujya nabatekanga ameze ngende buriya yanabibona. Okay nuko nyine arabitambuka nabincisha. Ariko ikintu nagukunda. Mu kugutungura turi kwinjira sha baratungu. Ikintu nabonye keke. Ikintu cyanyetse ko yari yabibonye. Ariko ikintu cyamutungura mu byo twamukoresheje keke nini igeretse. Akazana vonete sinari nambara twe twatumiye n'abantu batariteguye ko bari buze. So rero sofa nizo memories z'ubuswe bwanjye nawe uranibuka wa mwana n'uyo mbyibutse biransetsa n'uyo nibutse anniversary noneho mwana nanjye kwa gati ndaseka nkavuga ati cyaze mwana ndumva nyine ari ibyo ngibyo ikindi ngo ndio twaswanye njye nawe twaratwanije twatumbye nta n'umwe uri kuvugisha noneho ukuntu tutumba ikintu kiza turatumba turi kumwe umwe agaca n'undi agaca twigiye nta n'ikintu twabaye nta kintu twabaye najya ko biransara ikintu twanapfuye na kimwe nta kintu ariko ndakora hakaba ubaza undi ngo wabaye sibyo ko ngiye kubibaza mbere gukora akunda kurira cyane ngiye bigeze mu bintu biri seriye cyangwa ibintu by'amarangamutima mpitandira. Okay, so nawe rero ngiye nize memories za friendship iyo duhuriyeho ya mbere ni y'ubukwe iriya yo sinshobora kwibagirwa nagiye mfite igikarito kirimo ibintu by'amagift twe twafungishije mu mujyi kineretse imbere ndi kuri moto ntari kugaragara twarondesha imbakita ngo nzahahira imbakita ngo umugore ndananiwe ibintu nk'ibyo iyo memories zose njya nyibagira indi ntajya nibagirwa nyine nimbi ariko iriya boro njya nyibagira umunsi wa mbere umunsi wari wagize ikibazo wapfushije umuntu umukobwa muzima ndaza icyo namufashije ni ukurira naje nje kumuhumuriza nyine kuvugana nkajya muga ati hangana nyine kuyo mvuze amagambo menshi birangira ndize cyane kurusha ufite ikibazo ubwo mufasha kurira ndarira n'umwana rero aba muri ghetto umukobwa muzima naraje naye nabaga muri ghetto icyo gihe ntacyo nafite cyo gukora umunsi nitwari bwige aho kugira ngo nze mufashe akazi nk'umuntu ufite ikibazo nyine yari yiwe mu buriri yarize umukobwa muzima ndaza mufasha kurira mbadiye sohokeye ibyo mbona birahogeje niyariye inzira shagaraye ntikorobye iriya memories nimba yakoze njya nyibagirwa nanjye nyuma natisha amaso kugira ubwenge ndi umukobwa ndi kandi muzima musanzwe ndi munyasha nyine bafite arakora mfite akazi nanga gukora ariko hari akandi nkora nizo konze basi nubwo nanga guteka iyo mbasi mwogeze ibyo mbonga nakorwa ariko nkagira ikintu nkora icyo kintu zinya nyibagirwa uwo munsi nawe ntajya byibagira ntabwo mazi hari n'undi muhungu wansetse yaraje nyuma yanjye asanga arasa nabi kuko ageze amagara mbese niko wagiye kuri radiyo ndamugaye nyakose niko ngo nkubaze umukobwa w'inkumi nkawe uri muri inshuti yacu cyane umukobwa w'inkumi nkawe ujya kureba umuntu ufite ikibazo kuriya ukarira gusa ugatahana umutekeye numwogeje ibyombo reba ibintu byose nsanze hariya
nagize isoni ntabwo nigeze nsubira abantu gusa namusubira mu maso nyine nayo nyuma natekereje nsanga wakoze ibintu bitari indi memories rero ya gatatu memory ya gatatu wazigize nyinshi so kwazimbanye nyinshi vitamine hari indi nanjye nibutse vitamine ndi kumva rero zikurinda zisa ariko mbabarira indi niyo ngayo ko naturya mu modoka ariko ntabwo yanshishikaje cyane nyine niyo yagushishikaje nyine oya imana ndi guhitamo kumva zose okay hitamo tugende okay tugende indi ni uburyo twaje koga urumva ubwo nayo ni uwo munsi nyine wa anniversaire twaje koga kuri piscine nari muzi koga muri twese nari namwiyemeye ngo ngiye subwa mbere ngiye mu mazi nundi ko n'ubwa mbere ntabwo ubwa mbere nyagiyemo ariko nta kintu yarazi ngo tuze ngo koga dore ngo turamiranye noneho ngo kugira ngo badufate n'ifoto turi mu mazi tugafatana bakatubwira noneho ibyo biporo bajyamo bituma abantu bagira icyo cyaratunaniye noneho najya haruguru nagiyemo nari ndohamye umwuka ushize umunsi sinzabibagirwa nyine ukuntu namwiyemeye bikarangira nanjye nsebye kuva uwo munsi ese arahira ko atazagaruka mu mazi ataramenya koga nimba azogera mu kiye bazajya mu kirere nzabimenyera mu kirere gusa hari ikindi kintu nibutse for the first time njya ntangira no kugufata nk'inshuti yanjye tuvuga ati basi umwana ashobora kuba yambera inshuti reba igihe twari twatashe ubukwe ikindi nibutse nanjye hari hari umunsi tweze gutaha ubukwe tutazi nyir'ubukwe twagiye kuvumba mbaza ngo twasanze ubwo bukwe bwa mbere ubw'umukecuru w'imyaka nka 50 umusaza afite 62 nyine ubwo bw'abakecuru urumva ngo bari bagiye gushyingira umukobwa wabo kandi ngo ntabwo bashakaga ko umukobwa washyingirwa ngo bari barabanye batarakora ubukwe noneho tujya mu ko tugiye kuvumba birangiye tugiye muri serivisi mbega ubu uriya munsi nuko uriya munsi rero nataye telefone muri toilette umwana yararanye ijoro nanjye kandi dufite examen mu gitondo minervari barayimpaye deadline iri bugere muri icyo giti habura umunsi umwe ngo deadline igere mani kore twararanye ijoro twasinziye nka saa saba kwigarabika kandi ni kwiga akajya ambwira ngo ushane kuri ngo wakigiye ngo usibye ndamubwira nyine bitewe n'ukuntu umwana akunda kwiga nawe ati basi nanatsindwe exam azavuga ngo mba numva nta mpamvu ushobora gutuma ntsindwa cyeka ari impamvu nyine iseri aho kuba ngo natsinzwe nahise umwanya wo kwiga reka reka ubwo nkajya kureba mu ikayi y'ibikanga gufata birananiye kiri kayi hasi mani noneho hariho minervari y'undi mushuti wanjye nta nubwo yari yanjye gusa mani ntimutwe uramusaruteye kuryama bitinze mu gitondo nyamara exam ntakirenze ariko ndashimana ngo cyaze gaze reka mbabwire uno mwana ntajya yiga arire wize wandusha n'ubwenge ntajya yiga reka amanota aba yifite njyewe ndiga wenda usibye ko ngo usigaye byaragabanutse sinze n'igihe njya mu kizami nta kintu nize ariko mba numva nta mpamvu ushobora gutuma ntsindwa ntabuze umwanya wo kwiga njye nyine ntabwo mbikunda ntukunda kwiga gusa kuko wabonye kino kiganiro ubundi arakibona cyaze ko mbabwiye ikindi kintu nigiyemo hariya mujye mwiga kubana neza n'abantu uno mwana ahamagaraga umuntu ngo kuri 140 nyine ngiye nkamureba gutya mva ati cyaze muzi no kwivugira ubusa pe 140 ndaguhereza muri iri joro umwana twagiye kuryama amafaranga yose akeneye yayabonye ndatekereza bati nta n'umuntu nakaka ibihumbi usibye ngo niwe warushye niwe muntu mbara umuntu akaka amafaranga abandi bose babasuye ndamwatunda 50 habaye iki ariko nyine iryo joro bari yarayibonye niwo musista warayibona itabirangira ndaguswata so mujye mwiga kubana n'abantu ubwo rero ni ibyo ikindi ni ikihe kintu nyine ni ikihe kintu cy'ingenzi gituma uba proud kugeza n'isaha ushaka kuvuga ati shaka kuva aho namenye ubwenge ese kwanga kuvugira ngo ugiye gukora ibintu utazura umwana kuva aho amenye ubwenge nicyo kintu ushaka kuvuga ati nikomye mu gatuza pe kiruta ibindi kimwe urahitamo kimwe kuko ibyo ndabizi ko ari byinshi ako uhitamo kimwe ndakwiyana mbirakariyemo ngende ifata agiye gusoma nawe agasomaho iyo usomera mu gihe cyawe nawe mfata icyanjye yangira na nuko duhora dutwana naho wabaye indwanya hari rero tujya gusura abantu bakaduha icyo kunywa ku munwa tumwe kiba gishyira urumva icyo kintu nicyo kijya gituma mbapfa nkanishima nkanasaba n'imana nyine ko itazahagarara hanyuma nkibyibuka ikibazo ashaka kubaza cyane ni iki kintu ubona abantu batajya baha agaciro mu buzima ariko kigomba guhabwa agaciro abantu batajya baha agaciro mu buzima ariko gikwiye agaciro icyo kibazo gifite ubwenge sinzi ari ugukora ku bushake njya mbugira ntabwo bintunguye ko byaje ariko dore nabyimbye turake urumva ikintu
abantu ikintu abantu musimvuge mu cyongereza ikintu abantu badaha agaciro mu buzima ariko gikwiye agaciro. Okay. Nushaka kumbeshya icyo kibazo gisubize ubundi kumva arahita ngukakuza nyine wenda uburyo ni urugero ukavuga urugero ushobora kuvuga ngo hari abantu bashyira imbere cyane amafaranga nyine ngiye kiranga ibitekerezo kivuge nagukubita oya nta muntu nkubita cano ni iyawe ni iy'abanyarwanda ndabihinduye twe turabakorera ntabwo twikorera si byose turakora kugira ngo tubashimishe urumva urukundo Clark ako kantu kuratekereza abantu ntabwo nyine akenshi baha agaciro ubundi umenya agaciro k'umuntu ni byose gukora atagihara kenshi kuko ngo akomeza bigukorera mana icyo kintu kijya kimbabaza nyine hari igihe umuntu utamuha agaciro akwiye mana akagu n'umwana akunda kunyanga wirinda urumva mana nyine umuntu n'umuha agaciro akwiye kanze gato urumva umuntu akaba adaha agaciro urukundo nyine wenda wowe nikore ukaba unkunda mana unkorera ibintu byose bishoboka ariko muri ako kanya kumva ufite nyine sinkajya nkuha agaciro ukajya wumva ni ibintu nkwiye gukora kuko turi inshuti ni nk'ari inshingano ariko nyine wenda twamara kuba tutagira inshuti nawe nyine wararambiwe warananiwe wanjye nkajya mbikumbura bya bintu rero abantu ntabwo akenshi baha agaciro ikintu cyitwa urukundo tuba dushaka gukoresha nk'inyunganizi nyine ntabwo abantu baha agaciro ikintu cyitwa ni urugero nimba ufite umuntu aka kanya umuha agaciro ibyo akora byapureshetinge kuko ntabwo iminsi ihora rimwe ejo bundi wamubura ikindi nyine ibiki byose ufite aka kanya gikoreshe mu gihe ugifite ugihe agaciro gikwiye kuko ntabwo ari kuzahora gifite hari akantu kavuga ngo don't wait for the perfect moment but choose the moment and make it perfect akantu nyine umuntu ubishoboye akagendereho ukora ibintu byiza umuntu ubishoboye akagendera ntabwo akarunda agaharaye ntumbaze ngo kagenda nawomi ahlami tekinoloji mbaza nawe so none se ni iki ukunda cyane kuri friendship yawe nyine mu nshuti zose wagize wenda sinzi friendship zawe za mbere ariko ni ikihe kintu nyine uvuga ati basi ni iki kintu kiri unique tugane na Glenn ukuntu ubundi njyewe ukamvuga kuri past nyine ntabwo najyaga mvuga ngo kuko ibintu byo kugira best friends nigeze mbigira nanabikubwiye nyine ntabwo nabaga mbishoboye wasangaga tugenda turi nk'abantu batanu kandi urumva kuri abantu batanu harimo abantu bafite imico igiye itandukanye rero ntabwo mwaba inshuti kimwe nyine rero ubu ngubu experience nyine nagize ko mfite inshuti imwe bafite n'izindi nshuti nyinshi ariko uyu nguyu ari best nyine ibintu byinshi narimubwira iki ariko nyine ikintu nkunda ku nshuti bwacu ngiye nkunda kurira ariko ikintu nkunda kajya mfasha no kurira rimwe na rimwe urumva nyine turi match sibyo wenda hari ibintu wowe ukora njye ntakora hari n'ibyo nkora wowe udakora ariko ibintu byinshi tubihuriyeho mu gihe cyo guseka turaseka tukabwanuka mu gihe cyo kurira turarira mu gihe cyo gufasha abantu turabafasha mu gihe cyo gukora ibintu byiza turabikora nyine tuba tumacinze ntabwo tujya dusigana icyo kintu nkunda none se ni uwuhe muco nyine uti okay nako wawe n'ubu n'uyu muco abantu bajya bakunda kubwira ko atari mwiza wifiteho ngo njya ngira umushinga urawugira okay kankubwira ukuntu ngenzi sibyo nkunda guhora nseka mfite amagambo menshi ubwo rero kuko abantu bamenyereye gutyo iyo mbonye n'abayeseriyeho gato urumva ko abantu bamenyereye nseka iyo mbayeseriye batabona ngo narakaye mfite umushinga kandi kuko njya mbyibonaho iyo nabayeseriye mvuga nabi ushaka nko kumbaza ikintu nkahita nyine gusubiza ukuntu sinzi urumva rero ngewe abantu bavuga ngo ngira umushiha nuko nyine bamenyereye nishimye mpora nseka kandi urumva iyo umenyereye umuntu ku kintu kimwe ukabona byahindutse nyine uba confused ukuntu rero ngewe ntabwo mba mfite umushiha nuko mba nitonze karaga iminsi ihora rimwe mujye munatubabarira so nahora nseka abandi ariko nyine hari n'abantu bajya bambwira abantu rero nabo ukuntu batandukanyije imitekerereze yabo bijya binagorana bamwe barambwira ngo mba ndi kurebana impuhwe abandi ngo ndebana agasuzuguro ariko ndebana umushiha ariko ntabwo wahaza abantu niyo mpamvu nyine mba ngomba kwitwara neza ntabwo mba ndi kurushanwa nabo bagomba kwitwara neza bakajya uko babishaka okay ngambwira nihe uniqueness yawe nicyo kintu nyine uzi cy'umwihariko cyawe rwose kuri njyewe nuko ngira ishyaka
okay sinzi nyine ukuntu ngemeze iyo umuntu ambwiye ikintu kijya kingora cya mbere guhakanira umuntu w'inshuti yawe nkuvuga ngo birangora kuhakana pe nyine ubwo nimba binaniye guhakana ngo ngerageze nanabigemo neza nimba nkwemeye ko ikintu nyizamo njyewe n'umutima wanjye n'umubiri wanjye n'ibitekerezo ndazira muri niyo uniqueness yanjye nyine iyo nemeye ikintu ndagikora ubwo nacyanze mba nacyanze cyo mvuze iya kamubaze ngiye kubaza ariko gifite ubwenge bwinshi ngira ibintu bitatu urumva ubona ku muntu akatuba n'umuntu abayeho mu buzima bwiza hari nko kuba ushobora kuba umuntu afite imodoka afite inzu n'ibintu n'abahinzi nyine we mbwira ni urugero nk'ayo ko nyabyumva nako ni urugero rwa siko byumva ni ibe ibintu bitatu urumva ubona umuntu afite uhita uvuga ati n'umuntu abayeho mu buzima bwiza apa nyine ntavuze amamodoka n'ibiki ujya we nugira ngo uhaye kuri njye kuvuga ngo afite imodoka yabayeho neza ariko kuri njyewe umuntu hora nyine ufite amahoro ufite amahoro pe atari ibintu bishakamo kwa kundi ngo turi gupretendinga umuntu horana ibyishimo ikindi umuntu ufite abantu umuntu ufite abantu pe njyewe rero mfite abantu mba numva ibintu byose ariko nanabifite mwana nanabifite ibyo bintu cyane cyane noneho amahoro ntabwo umuntu yahorana hari ibintu biza kudistabinga ariko nanone iyo ufite abo bantu mani nyine biragufasha kugira ngo ayo mahoro agaruke kuko niba ufite ikibazo nkaza nkakikubwira nko ku boro nyine hari igihe ageza ifite nk'utuntu tw'utubazo yatekereje nk'ibintu nyine by'iwe runaka nongeye kuba nifitiye ubucucu nkamutesha umutwe mu mwanya ubwo tuba turi kumwe baba bishyize ku ruhande yego uko ngiye kuntu meze mfashe umwanya ngo ngiye kubwira umuntu ngo mugire inama ngo muhumurize bro ni agahinda kahita kanyica nkarira ukagira ngo ni ngewe ibintu biriho rero kugira ngo nkubwire amarangamutima yanjye binsaba ko mvuga mfite ubugoryi nyine nkavuga nyine nishyizemo ubucucu n'ibiki ariko iyo mbaye seriye nyine nkajya kugira inama n'iki ndarira pe ubwo rero ngewe n'umuntu uzakina ko mugira inama n'inzamba ndi kukugira inama ukabona afite ubuvugi bwinshi ugifata nkaho iri seriye ngiye kugira inama iri seriye mbona ifite ikikumariye ariko uburyo mbikoramo nyine nibwo butungurana kuko iyo mbishyize ku mutima n'ubundi biba biri ku mutima ariko iyo nerekanye nyine atuje akaba seriye ntabwo njya yabaye seriye areba nabi yabaye seriye ubona yuzanye agasuzuguro nyine iyo mbaye seriye tubona afite agasuzuguro ariko iyo mbaye seriye ku bintu bituma umuntu agira amarangamutima ndarira agahinda kakanya ikindi kintu mwamenya kuri Nicole afite igihumbi iki kintu aba yumva isi ayitwaye hano ku rutugu ukungu mana we nanakugabiriye arire ushaka yo gati arire ushaka igikapu arire ushaka gakomo ushaka impamvu mbavuga ati mana hose arire ufite ibirayi mu nzu yawe mana ati Nicole ufite amafaranga angahe gushanga ari umuntu antereje bibiri mitabyimba sheri none momo yanjye inkoraho amafaranga atageze no kugura televiziyo mana nyine ahora na 50 none hari abantu dusaba bagira ngo ngira ubugugu ngo si okay for the first time nanjye kagira ubugugu nshaka ari ubugugu pe n'uyu yarabizi momo yanjye nijye ijya amafaranga nkiyabona ku kanya detector bimwe batufasha mfite ibihumbi binibi niyo nkahita mbyimba shaka televiziyo ikaba yageze mu nzu yanjye n'ibyo bazageze ibitekerezo nagusohoka nabyo kimenye oya nyine mu mutwe wose bazaba byahageze wenda nuko nyine ibintu by'inshuti ntari mbimenyereye cyane ikintu nize ni uko niba inshuti yawe ifite ikibazo ukoresha uburyo bwose ushoboye ugikemura nubwo utagikemura 100% ariko ugerageze ugiremo uruhare nk'urugero njye najyaga mubwira nyine mwana ngira amafaranga ngira nyine mwumva yego ntayo mba mfite ariko ushaka gushaka ubundi buryo yabonamo bwiza cyangwa kujya gukora ibintu bingu yabona ugashaka ubundi buryo ubikoramo kugira ngo umusapotinge iyo vakaninge nyine ibindi bibazo afite ariko ibintu byo guhora uvuga ngo nyine ngiki ababizi ko ukennye shaka izindi nzira mani ufashe umuntu wawe cyane ko hari igihe uzamukenera none umuntu akwaje ngo niyo uniqueness yakubera nawakubwiye Arirene rero uniqueness yiwe imico afite aranayigaragaza kuko nk'urugero kuko ndi umuntu bavuga ngo ni umukristo yerekana n'imico y'ubukristo nyine yera imbuto pe nyine ni umukristo kandi anakora ibijyanye n'ubukristo ni wa muntu wakugira inama nziza ni wa muntu nyine ufasha abantu ni wa muntu niba adashaka ikintu agishaka ntabwo ajya gupretendinga nyine yujuje imico afite aranayigaragaza niwe mwihariko nk'ubu ngubu nyine kuvuga ngo ndi n'umukristo pe ariko njye hari igihe bigera nisanga nagiye nyine nawe ni umuntu ariko we afite imbaraga nyinshi zo kurwanya urukundo hanyuma murakoze okay wait mubaze
ni iyihe nama gira ubutumwa ugenewe umuntu uri kureba iki kiganiro wowe ubwo ushaka tu nk'ikintu cyazamufasha muri ubu buzima. njye inama nagira umuntu ukurikira iki kiganiro urumva turi mu isi yanduye natwe ikaduforusa igatuma tuba abanduye ariko tujye tugerageza kwera imbuto umwami Yesu adushakaho. Haleluya. umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikananga imbere gakijijwe cyane. umuririmbyi umwanditsi yarabyanditse no iryo ni ijambo banditse ni ijambo ryanditswe yego noneho umuririmbyi wararirimbye yararirimbye gerageza gukora uko nshoboye gerageza gukora ibyiza ibi bikananga imbere ndaririmbye ndapfa abantu urumva rero mujye mwereza gukora ibintu byiza nubwo byagorana ko turi mu isi yanduye ariko tugerageze nyine kutakora nk'uko isi dushaka. ikindi ba wowe niba umuntu agushakaho ngo kuko nyine wenda ugomba kwitwara neza bitewe n'uko umuntu umuzi wenda nzi ko ari nawe adakunda umuntu ugira gutya ariko nimba yuko unanemwere kukumva agufata uko nguko nimba atanagushoboye kubana nawe abyiwe agende ujya kwereka umuntu ngo kuko ndi kumwe nawe ngo nakunda ko mbeshya ngo ukambwiza ukuri ariko ngo ningira hano ngo mbeshye kubera iki ba wowe wiba uw'abandi ashaka ko ubaho. akanama ka nyuma mujye mwiga kubana neza kuko ibintu ni abantu. Yes, I'm period. So guys, nakoze umuntu wese wari ikiganiro afashe umwanya we iminota 40 akareba ikiganiro nyine ni support ikomeye aduhaye Imana imumugisha kandi mwe mukomeza kutwereka urukundo mu support nge mudukurikirane mutubwire ati wenda muzane iki kintu yego mwemere kujya muri comment mugasaba ikintu mushaka nuko kuko twabajije hari ibibazo tutabazanyije nyine ushobora kuba confused ukabaza ati ikibazo iki n'iki utamuzakidusubize tukabasubiza n'ibindi bintu hano ku bwanyu subscribe yanyu isobanutse gikomeye like yanyu mushare imwe mutere comment turabakunda kandi turi hano ku bwanyu bye ciao ciao.